ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana, nimukomere muri Kristo. Umurongo wacu kuri YouTube witwa buri munsi. Buri munsi ukomere kuri Kristo, buri munsi ubeho mu mahoro muri Kristo, buri munsi uhure na Kristo. Dore amagambo meza y'Imana adukomeza kuri iki cyumweru cya 22 mu byumweru bisanzwe umwaka B, none tariki ya 29 Kanama 2021. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo kivugura amategeko, umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza kwa 2 n'umurongo wa 6 kugeza kwa 8. Musa abwira imbaga y'Abisiraheli ati: Isiraheli, umva amategeko n'imigenzo mbigisha ubwanjye gukurikiza, maze muzabone kubaho no kwinjira mu gihugu Uhoraho Imana y'abasokuruza bacu abahaye ngo mukigarurire. Ntimuzagire icyo mwongera ku magambo y'amategeko mbahaye, ntimuzagire n'icyo mugabanyaho, kugira ngo mukomeze amategeko y'Uhoraho Imana yanyu mbashyikirije, muzayakomereho muyakurikize. Nicyo kizatuma muba abanyabwenge mu maso y'amahanga. Abazabwirwa iby'aya mategeko yose bazavuga bati: nta kabuza, iri hanga rikomeye ritya rigomba kuba ari ry'abantu b'abanyabwenge kandi b'impuguke. Koko se hari irindi hanga rikomeye ryagira imana ziri hafi nk'uko Uhoraho Imana yacu abigenza igihe cyose tumutabaje? Ni irihe hanga rikomeye ryagira amategeko n'imigenzo biboneye ngiri tegeko mbagejejeho uyu munsi? Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 15. Koko uri hafi yacu Nyagasani, dufasha kwibanira nawe. Uhoraho ninde ukwiye kwinjira mu ngoro yawe? Ni umuntu utajorwa mu mibereho ye, agakurikiza ubutabera kandi akavugisha ukuri k'umutima we. Ntagirira abandi nabi cyangwa ngo yihe gusebya mugenzi we. Uwo muntu arebana agasuzuguro wigize ruvumwa, maze akubaha abatinya Uhoraho. Iyo agurije undi ntamutegaho urwunguko, ntiyemera ruswa ngo arenganye utacumuye. Ugenza atyo wese azahora ari indatsimburwa. Koko uri hafi yacu Nyagasani, dufashe kwibanira nawe. Isomo rya kabiri ni ryo mu Mutagatifu Yakobo intumwa, umutwe wa 1 umurongo wa 17 kugeza kwa 18 n'umurongo wa 21 kugeza kwa 22 n'umurongo wa 27. Bavandimwe nkunda, icyitwa ingabire y'agaciro cyose n'ituro rishyitse iryo ari ryo ryose bikomoka mu ijuru ku mubyeyi w'urumuri, we udahinduka kandi ntatume habaho umwijima uturutse ku mihindagurikire y'ibihe. Ni ku bwende bwe bwite yatwibyariye akoresheje ijambo rye ry'amanyakuri kugira ngo tube imena mu biremwa bye. Nimwakirane urugwiro ijambo ryababibwemo kandi rishobora kubakiza. Mu abantu bagaragaza mu bikorwa ijambo ry'Imana, kuko kwishimira kuryumva byonyine ari ukwibeshya. Iyobokamana risukuye kandi ritagira amakemwa mu maso y'Imana Data ni iri ngiri: ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu magorwa yabo, kwirinda ubwandu bwose bwo kuri iyi si kugira ngo ube umuziranenge. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 7 umurongo wa 1 kugeza kwa 8 n'umurongo wa 14 kugeza kwa 15, wa 21 kugeza kwa 23. Muri icyo gihe abafarisayi na bamwe mu bigisha amategeko bari baturutse Yerusalemu bateranira iruhande rwa Yesu. Babona bamwe mu bigishwa be barisha intoki zanduye, ari byo kuvuga zidakarabye. Koko rero abafarisayi n'abayahudi bose ntibaryaga batabanje gukaraba ibiganza kugeza ku nkokora, bakurikije akamenyero k'abakurambere. Niyo bavuye mu materaniro ntibajya batabanje kwitera amazi. Hariho kandi n'imigenzo myinshi bakurikizaga by'akarande, nko koza ibikombe, ibibindi n'amasahani. Nuko rero abafarisayi n'abigisha amategeko baramubaza bati: niki gituma abigishwa bawe badakurikiza umuco w'abakurambere bakarisha intoki zanduye? Arabasubiza ati: Izayi yabahanuye neza mwandyarya mwe. Nk'uko byanditswe ngo, uyu muryango unyubahisha akarimi gusa, naho imitima yabo indi kure. Icyubahiro bampa ni amanjwe, inyigisho bigisha ni amategeko y'abantu gusa. Murenga ku itegeko ry'Imana mukibanda ku muco w'abantu. Yongera guhamagara rubanda arababwira ati: nimutege amatwi mwese kandi munyumve neza. Nta kintu kijya mu muntu giturutse inyuma kimuhumanya, ahubwo ikivuye mu muntu nicyo kimuhumanya.
kuko mu mutima w'abantu ariho haturuka imigambi mibi: ubusambanyi, ubujura, ubwicanyi, ubuhabara, umururumba, ubugome, uburyarya, ingeso mbi, ishyari, gutukana, ubwirasi n'amafuti. Ibyo bintu byose bibi biva mu mutima nibyo bihumanya umuntu. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ibyo bintu byose bibi biva mu mutima nibyo bihumanya umuntu. Bana b'Imana, nidukomere kuri Kristo, nidukomera ku Mana nibwo tuzakomera nyabyo. Ya mvugo igira iti: akari ku mutima gasesekara ku munwa. Muri aya masomo y'uyu munsi, Yezu arashaka gusura imitima yacu maze amenye neza niba ibyo bitwenge tugaragaza ku minwa yacu biba biturutse mu nda cyangwa ku mutima. Navugaga inda ihaze cyangwa ihaze, ibyishimo by'inda, ariko hari n'ibyishimo by'umutima. Ese wahitamo ibihe byishimo? Mu kuzirikana kuri aya masomo, tuva ku nda tugana ku mutima, turazirikana ku ngingo y'ubwirinzi bw'imbere, la protection interne. Muri aka karere hafi aha ngaha, umugabo n'umugore baherutse kujya mu rukiko bagiye gusaba gatanya. Umugabo yashinjaga umugore ko yamwimye amahoro, n'umugore agashinja umugabo ko atajya amucungira umutekano uko bikwiye. Ese mubyeyi, wowe uri nk'umucamanza cyangwa uri nk'umuntu w'umwunzi, umujyanama, urugo bataratandukana, ninde uri kurengana muri abo bombi kurusha undi? Ninde ubuze ikintu gikomeye muri abo bombi? Ninde waba umwere muri abo bombi? Ese hari ingingo watanga ku buryo urugo rwakongera gusubirana, batiriwe barushya abacamanza, batiriwe barushya urukiko cyangwa bajisha inteko? Bamwe bati uyu mugore yaragowe pe, uzi kubana n'umugabo ntacyo yishe nta nicyo kijije, urugo rwamunanira gute ku buryo azanamo akavuyo nk'aka? Babyeyi, ninde ubuze ikintu gikomeye muri uru rugo? Ninde uri kurengana? Ari amahoro, ari umutekano, igifite agaciro gahambaye gakomeye ni ikihe? Ni koko bavandimwe, tumenye gutandukanya amahoro n'umutekano. Mu buzima busanzwe ushobora kuba ufite umutekano pe, ufite ibintu bya mirenge, warakize, waratunze, uratunganirwa, nta nzara wagira, ntacyo ukennye, ufite umutekano w'inda. Ushobora kuba uri umutegetsi uvuga rikijyana, umuyobozi ukomeye, yewe ukaba wategeka n'amabuye akaba yavamo imigati, kubera nyine amategeko ugira akakaye. Urinzwe n'imbunda, urinzwe n'intwaro, ntawagukoraho, ntawakuvogera. Ufite igipangu gikomeye cyane, ntawakimenera. Ufite umutekano uhagije, urarinzwe. Ariko icyakubwira ko burya umuntu wese urinzwe aba ari imfungwa, un prisonnier. Byumvikane nta bwisanzure nyine aba afite, nawe nyagamburiro, we la liberté vraiment. Icyo gihe uri imfungwa nk'izindi. Nivugiraga prison y'icyaha. Biratangaje, biranasekeje, hari n'abagabo barindwa n'imbwa. Kuri iyo foto y'umugabo nyine urinzwe n'imbwa, icyo gihe uri imfungwa y'iyo mbwa. Wagize se ngo ibyo si ibikomere byose nyine uri gukikira, ukaba ufungishije ijisho cyangwa intwaro, ufite umutekano ntawo gukoraho, ntacyo ubuze, uri gukora kuri baranyishe, sindamuka, sindaraho, baranyishe we. Umutima ugahora ujegajega, ugahora ku nkeke, ukarira ku nkeke, ukarara ku nkeke. Ngaho abagabo barindwa n'imbwa. Warashize, wabuze amahoro. Mu gihe umunyamahoro we, amahoro ni wa muntu libre, ufite ubwigenge, ubwisanzure, ubw'inyagamburiro, arishyira akizana nyine, ariko akizana mu cyiza, liberté mu cyiza, ukigenga, ukaba warahohotse ku ngeso mbi, ukaba warahohotse ku cyaha. Umutima wawe wuzuyemo ibineza neza, ineza y'Imana, wuzuyemo urukundo n'ibyishimo, ukaba wasohora ijambo ryiza ryubaka, rihumuriza, dore ko ijambo ryiza nyine ari murumuna w'Imana, ijambo ridasenya abandi ahubwo ribubaka. Uwo mutima rero w'umunyamahoro utandukanye n'umutima w'umunyamutekano, hahandi hasohoka amahane, ubugome n'izindi mbaraga zisenya, kubera nyine izo ntwaro yitwaje. Ushobora kuba uri kwirira akajumba kawe ugakarya neza, kakamanuka neza, nawe uguhagaze hejuru, nawe uguhagarikiye, ariko kuri iyo foto y'umuntu wagowe akaba arya by'agatangaza, amafiriti n'inyama, ariko akabitamira bamurinze, bamuboshye ngo ataza gucika. Nivugiraga kuboha gucyaha, nta mahoro w'umunyabyaha. Bakristo bavandimwe, nguko uko dushobora kwitiranya nanone inshinga ebyiri, gutinya no kubaha, craindre et respecter. Aho abakristo bamwe nyine by'inyuma batinya Imana, bagakurikiza amategeko y'Imana pe, intangarugero, kubera kwitinya ariko ngo Imana itazabarakarira ikaba yabagirira nabi. Ibaze nawe ngo Imana igira nabi,
nyamara imitima yabo iri kure y'Imana. Nk'uko Yesu yabigarutse mu ivanjiri y'uyu munsi ati, uyu muryango unyubahisha akarimi gusa, naho imitima yabo indi kure. Icyubahiro bampa ni amanjwe, inyigisho bigisha ni amategeko y'abantu gusa. Murenga ku itegeko ry'Imana mukibanda ku muco w'abantu. Urakoze Yesu kuduhitura. Ni bya bindi by'umwanditsi w'umuhanga w'umulatini witwa Cicéron yivugiye ati, oderint dum metuant crimo hais pruvi crimo crene. Iyo nyine ni imvugo y'abategetsi bakomeye, abanyagitugu. Munyange mwivovo two mushaka, ariko muntinye. Gutinya ababyeyi, ubwoba, gukora kuri baranyisha. Mbega abayobozi baraha, mbega abategetsi baraha ababyeyi, mbega inkoma amashyi ziraha ababyeyi. Ese mubyeyi byakumara iki gukora ibintu byiza neza inyuma, ariko imbere ari babiracika, bakirabiranya, baraburiyani bari kwidegembyayo mu mutima wawe? Mu gukomeza kuzirikana kuri ingingo yacu, ubwirinzi bw'imbere, la protection interne, uze kwibaza nawe kuri iki cyumweru uti, ese nkeneye umutekano cyangwa nkeneye amahoro? Hanyuma si inshingano atondagura nziza kurusha indi, ni ugutinya cyangwa ni ukubaha? Nuko rero ndamutse mbyitwayemo neza, nagira ubwirinzi bukomeye imbere yanjye, mu mutima wanjye. Dore amagambo y'Imana meza twazirikanye aza kudufasha gukomera no gukomeza neza imbere hacu. Mu isomo rya mbere, umugaragu w'Imana Musa arashishikariza Abayisiraheli kutaryarya, kubahiriza amategeko y'Imana n'umutima wabo wose, ngo bakomere koko ku Mana. Musa yagize ati, ayo mategeko muzayakomereho muyakurikize, nicyo kizatuma muba abanyabwenge mu maso y'amahanga. Nta kabuza iri hanga rikomeye ritya rigomba kuba iry'abanyabwenge kandi n'impuguke. Amen. Ngubu bwa bwenge nyakuri, kubaha Imana, nibwo buhanga nyakuri. Icyubahiro twaha Imana iyo koko giturutse mu ntebe z'umutima, nibwo tugira amahoro nyayo koko. Nuko rero Imana ikaza guturana natwe, kuko Imana ni mahoro nyine. Nk'uko umuririmbyi wa Zaburi yabirimbye none ati, koko uri hafi yacu Nyagasani, dufashe kwibanira nawe. Kwibanira n'Imana, kwibanira n'amahoro. Ya mvugo y'Ikinyarwanda bati, kora ndebe irutavuga numve, baho ndebe ikabanziriza byose. Nako Mutagatifu mu isomo rya kabiri aratugira inama yo kureka amagambo gusa, amagambo y'inyuma asize umunyu gusa, bityo tukwiye gukira ibikorwa byiza, dushyira ijambo ry'Imana nyine mu bikorwa, ibikorwa byubahisha Imana. Yakobo yagize ati, mu abantu bagaragaza mu bikorwa ijambo ry'Imana, kuko kwishimira kuryumva byonyine ari ukwibeshya. Iyobokamana nyakuri ni ibikorwa by'urukundo, kwirinda ubwandu bwose bwo kuri iyi si kugira ngo ube umuziranenge. Amen. Yakobo Mutagatifu urakoze cyane kudukangura ubwirinzi bw'imbere, twirinda kwiyanduza no kwanduza abandi. Ari nayo nyigisho Yesu ubwo yagarutseho mu ivanjiri y'uyu munsi, ubwo abafarisayo n'abigisha amategeko bimirizaga imbere imico karande, imico y'inyuma yo gukarimi gusa, bagakurikiza amategeko y'Imana yose uko yakabaye, bakaba bafite koko umutekano muri iyo nshinga nyine yo gutinya, ariko nta mahoro bafite, kubera ko ya nshinga yo kubaha ntago bayikoza. Baratinya Imana ariko ntibayubahe, mbese bararyarya Imana. Yesu rero yifuza kubereka ngo natwe turebereho ko ikiruta byose ari umutima mwiza, uri mu icyiza, uri mu Imana. Akamaro k'umutima mwiza, ubwo Yesu yagize ati, nta kintu kijya mu muntu giturutse inyuma kimuhumanya, ahubwo ikivuye mu muntu nicyo kimuhumanya. Amen. Umunyarwanda wati, umwanzi ntaba kure. Nibyo umuhanga umwe yigeze avuga ati, quand les services de sécurité n'arrivent pas à mettre fin à la criminalité, ce que les criminels se cachent dans les services de sécurité. Nubona nk'abasirikare batari gutsinda urugamba, cyangwa abantu bari gukorera hamwe batari gutera imbere, nuko muri bo mu bayobozi indani hihishemo abanzi rwihishwa, abagambanyi, baraburiyani babiracikana kirabiranya, kuko nyine baramutse batarimo, ndakubwiza ukuri nta mbaraga zindi zaturuka hanze ngo zibasenye ngo zibashobore. Ni koko ikintu cyose giturutse hanze gishobora kugukomeretsa, ndavuga ikibi, ariko ntigishobora gukwica mu gihe gisanze wowe ubwawe wifitemo ubwirinzi imbere bukomeye. Organisation interne et protection intérieure fiable. Umwanzi yigeze avuga ati, pour bien détruire un système, il faut d'abord s'y adhérer, ensuite s'y faisant ressembler, en fait détruire. Niba hari icyo ushaka gusenya cyangwa kurwanya nk'umwanzi wawe, banza umwemere, umwizire umwihambireho, umwereke ko muri kumwe kandi kumukunda, use nawe,
hanyuma iyo wabaye uw'indani muri we nibwo umurangiza neza. Ye baba we, ariko tunazirikana ko amaherezo y'ikibi nyine ni ugusenyuka, naho amaherezo y'icyiza ni ukubaka kandi bigakomera. Umunsi umwe hirya kure muri Afurika, umusore n'umukobwa bahuriye muri groupe vocationnelle. Aho ngaho nyine bari gushakashaka umuhamagaro wabo. Umukobwa yari afite icyifuzo cy'uko azaba umubikira akiyegurira Imana burundu. Umusore nawe yari afite icyifuzo cy'uko azashinga urugo, ariko yabikoze uwo mukobwa ngo kubera ko yamukundaga, umukobwa akamwangira. Nuko wa musore abonye wa mukobwa akomeje kumubera ibamba, yikomereza mu babikira kujya kwitegura. Nawe mu mayeri ye ahita asaba gukomeza mu seminari nkuru, ngo agiye kuba padiri kubera urukundo akunda wa mukobwa, ngo agiye kunyura iyo nzira ngo mpaka azabane nawe. Nuko bombi barakomeza formation. Umusore nyine ageze muri formation yitwara neza, umuseminari mwiza w'intangarugero, ukurikiza amategeko, akajya gusenga n'abandi, agakora neza imirimo nk'abandi, intangarugero nk'umufaratiri nyine wese uri kwitegura ubupadiri, akibombarika neza rwose. Urumva yari yararetse n'akazi kugira ngo arebe amayeri yose yanyura mpaka azabane nawe mukobwa. Arakomeza cyakora agiye guhabwa ubudiyakoni. Heureusement que l'espérière veille. Abakuru barashishoza burya. Nuko umunsi umwe udushashi tuvuye mu mutima we duhabanye nyine n'ubuzima bw'abapadiri, tuza gutarukira abayobozi. Nuko bahita baramusezera nyine nyuma y'imyaka 8 yose ari muri iyo formation. Babyeyi, mbega guta igihe. Ubwo rero mu gutaha wacu umusore nyine amaze kuburira ibumoso ajya gushakira iburyo. Ubwo rero mu gutaha yaje kwegera wa mubikira, aramubwira ati, nagiye mu bihaye Imana ari yongeye kureba kubera urukundo ngukunda, none wambabariye nawe ukavamo tukajya kurushinga kandi rwakomera cyane pe. Wa mubikira aramusubiza ati, ntacyo nakumarira muvandimwe, kuko nanjye sinshinga, ndi hano kubera intege nke zanjye, niyegamije Kristo, negamiye Kristo. Ndamutse niyeguye kuri we nagwa pe, nasenyuka, nawe icyo gihe nkaba nagusenya. Rero yikomereza urugendo, komereza handi ntuncungireho, ntago nshobora gukuryarya ngo ndagukunda, kuko hari undi wankunze mbere yawe, ni Kristo, niwe nkomeyeho. Nuko wa musore nyine ataha baba yinyiza imoso, hose bamaze kumushibura. Nuko yabaje cyane umukobwa wese yikojejeho ngo bashingane urugo, agahita mukura inzira ku murima, atereka da, umugabo se wananiye Imana yifite imbaraga zisendereye, kandi nge ndi umuntu w'umunyantege nke, naza gushoboza iki? Donc sinashakana n'umuntu wananiye Imana, kuko nyine ntacyo namushoboza. Nguko kwa musore yakomeje gushwiragira kugeza na n'ubu ntaratuza. Aho anyuze hose yamutera utwatsi, ari akazishwi, ari urugo byaramucanze. Kubera iki? Sa protection interne nta bukomere yari ifitemo imbere, ahubwo iki n'ugushaka gusenya. Bakristo bavandimwe, nimuhumure. Uku niko nyine umwanzi atega imitego, ariko Imana ikayitegura. Umwanzi gucira kobo, Imana igucira kanzu. Uku niko ushaka gusenya umugambi w'Imana, ukazasenyuka mbere yawo. Uku niko ushobora gushakashaka ihirwe, ugashaka kurangiza irari ry'ibintu, nguragwiza imitungo, ariko ugusha abandi. Bityo ukaba wicungiye umutekano, ariko ukazavamo umutekamutwe. Ngiye ya pirizo twavugaga, iyo ufite umutekano gusa, ariko ubuza abantu, ariko ubuza amahoro. Nuko ubuzima bw'agahora hangayitse, yewe nta n'ikintu akennye, afite ibintu byinshi ariko abuza abantu. Ufite ibintu ariko ubuza Imana, ubuza amahoro. Ufite amayeri, corruption, ruswa, ariko nta mutima mwiza ufite. Uratinya ukagenda wibombarika, abakubonye bati dore umwana mwiza, dore umugore mwiza, dore umugabo mwiza, dore umusore mwiza, dore umukobwa mwiza, dore umuntu wo kwizerwa. Ariko Imana yo yakureba ikazunguza umutwe kubera amanyanga yawe, amafuti yawe, nta mahoro wifitemo. Witwaza gusa inyundo yo gusenya. Igihagararo, isura ni nziza, ariko umutima haraboze. Imbere nta mahoro hari, nta byishimo bihari. Uzi kubaho ubiha ubuzima bwose, nta byishimo ufite mu muhamagaro wawe. Nibwo uzabona abantu bamwe bari bikomerezwa bari gusenyuka. Nuko bubatse neza inyuma, basigasira isura y'inyuma, ariko imbere nta bwirinzi buhari. Umutima urava, ya masafuriya ava akazimya umuriro, inkono ntishye. Nguko hari abantu bamwe bajya mu bihaye Imana cyangwa no gushinga ingo, yewe ari ukujijisha, atari urukundo rwo gukora ingoma ya Kristo gusa. Nuko bagerayo ibyo bashakaga ntibabibone, bakabura ubwavayo, bakabura n'ubwagumayo. Nuko mu kwihoza bagashinyiriza, bakaviramo. Kuvira imbere babyeyi, nta gikomere kiryana nko kuviramo. Kuvira mu rugo, kuvira muri communauté, kuviramo muri groupe, kuviramo mu bihaye Imana, kuviramo mu muhamagaro wawe urimo nyine ariko waravuyemo. Anabyo Yesu yavugaga, bene abo nyine baviramo,
imbere mu mutima nta kintu kizima nyine kibasohokamo usibye imigambi mibi, ubusambanyi, ubwicanyi, ubuhabara, umururumba, ubugome, uburyarya, ingeso mbi, gutukana, ubwirasi n'amafuti. Urakoze Yezu kudukebura. Ndakubwiza ukuri, ku muntu waviriye imbere mu rugo, mu muryango, muri gurupe, akavira imbere mu mutima we, ubwo arasenyuka agashaka no gusenya abandi. Ariko abakristo bavandimwe, nimukomere. Niba wegamiye Kristo koko, humura, nta by'inyuma bizagusenya. Bizajya bigusitaza, bikojegajeze, ariko ntiwagwa niba ukomeye kuri Kristo. Niba imbere yawe mu mutima wawe Yezu arimo, biraguhagije. Niba ufite Yezu, biraguhagije. Yezu, duhe amahoro y'umutima. Mugire icyumweru cyiza. Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Wowe mukiro wanjye